isi abanyabyaha bose hari ibintu bahurira, ab'umujura cyangwa undi munyabyaha uwo ari we wese, abo ukora mu mufuka, abo wiba akoresheje ikoranabuhanga, ab'umujura w'i Kigali mu Rwanda, ab'umujura w'i California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se Beijing mu Bushinwa, aba bose bahurira ku gusibanganya ibimenyetso no kugendera kure y'inzego z'umutekano. Sinzi niba mbeshya cyangwa se nawe ari kubyumva. Kuko nta kitagira umwihariko, abanyabyaha nabo bagira umwihariko wabo. Hari bamwe mu banyabyaha bagiye bagaragaza imyitwarire ihabanye cyane niyo wakeka ku bandi nkabo. Muri aka kanya reka mbagezeho abanyabyaha bagera kuri 6 bagiye bakora ibintu bisekeje nubwo kuri bo babaga bakomeje. Iki kiganiro cyitwa Menya iyo biva. Ugikurikira unyuze kuri YouTube channel kuri Kubu TV. Ugitegurirwa kandi ukakigezwaho nanjye Eugene Kubwimana. Umunyabyaha dusanga ku mwanya wa mbere ngo yakoresheje ifoto ye yo gushakisha, ibi bizwi nka wanted post, nka profile ye ya Facebook. Uwo nta wundi ni Yard Wood. Mwaka wa 2016 umujyi wa Florida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umugabo witwa Yard Wood wari ukurikiranweho ibyaha 2 byo gukubita no gukomeretsa yabashije gucika polisi inshuro 2. Icyaje gukurikiraho umukobwa yafashije polisi kumufata. Wakwibaza uti se yabigenje ate? Uyu mugabo yafashe ifoto polisi yari yatanze hirya no hino igaragaza ko imushakisha cyangwa se ibyo bita wanted post, ayishyira kuri profile ye ya Facebook. Polisi yahise ibona uburyo bwo kumufata. Ntabwo hari ubara, abandi banyabyaha barihisha, ariko uyu we yafashije polisi kumuvumbura. Umunyabyaha dusanga ku mwanya wa 2 yafashwe ari gufata akaruhuko. Uyu nta wundi ni Lucas. Uyu Lucas mu gihe yashakishwaga yasanzwe mu nzu y'abandi yiryamiye. Mu mwaka wa 2014 mu Bwongereza, umujura witwa Lucas ukomoka muri Polonye yafashwe ari gufata akaruhuko gatoya mu nzu y'abandi. Uyu mugabo nyuma yo kwinjira mu nzu y'umusaza n'umukecuru bari bagiye mu kiruhuko, baje kugaruka bitunguranye. Bageze mu nzu yabo basanga amasahani ku meza, amazi mu rukarabiro ndetse n'imyenda y'imbere yanitse. Uwo mugabo nawe yiryamiye ku buriri bwabo. Umusaza n'umukecuru we nta kindi bakoze, bahise bahuruza polisi ziramufata. Nawe wakwibaza icyateye uwo muntu kwigabiza inzu y'abandi kugeza ku rwego rwo guteka ndetse akaboneraho agafata n'akaruhuko. Ntibyoroshye, abandi bacika bisha, naho yiwe yishe mu nzu y'abandi. Undi mujura dusanga ku mwanya wa 3 we ntabwo yakunze ifoto ye yatanzwe na polisi irimo imushakisha. Uyu nta wundi ni Donald cyangwa se Donald. Uyu nawe ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yafashwe kubera ifoto ye yangaga. Buri muntu agira ifoto akunda ndetse n'iyo yanga, gusa hari aho gutaburana ngo bayihindure, cyane cyane bibaye byakugiraho ingaruka. Umugabo witwa Donald wo muri Ohio wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma yo gushakishwa cyane na polisi yaje guhura n'ifoto ye igaragaza ko ashakishwa, ariko ntiyayikunda na gato. Byabaye ngombwa ko yandikira ubutumwa bugufi polisi mu magambo y'Icyongereza agira ati "Here is better photo, that one is terrible." Bikaba bisobanuye ngo mwakira ifoto nziza, iyo ni mbi cyane. Ubu butumwa bwe bukaba bwari buherekejwe n'ifoto yifuzaga ko polisi yakoresha. Nyuma yaje gufatirwa mu mujyi wa Florida. Uyu nawe wavuga ko ifatwa rye yarigizemo uruhare ntiyababeshye. Undi mujura nawe wakoze ibidasanzwe ku buryo utapfa kubyiyumvisha, umutalibani wasabye guhabwa ibihembo yari yashyiriweho nyuma yo kubona ko polisi yashyizeho ibihembo ku muntu uzamufata. Uyu nta wundi ni Muhammad Hassan, tukaba tumusanga ku mwanya wa 4. Ntabwo imana byumva, gusa ahandi henshi ku isi hari igihe umuntu ashyirirwaho ibihembo umuntu uzamenyesha inzego z'umutekano amakuru y'aho uwo muntu aherereye.
mu mwaka wa 2012 umugabo witwa Muhammad Hasham w'umutalibani wari ukurikiranyweho ibyaha byo kugaba ibitero ku gisirikare cya Amerika na Afghanistan yashyiriweho amadolari 100,000 umuntu uzamubona, ariko ntibyagombereye kugera aho hose kuko polisi yaguye mu kantu nyuma yo kumubona abagezeho, ariko anasaba ko ayo mafaranga yayahabwa kubera ko yitanze. Akaba yarashakaga kuvuga ko yibonye aniyerekana ubwe. Polisi nayo yahise imufatira amufunga hano butinza. Abari Muhammad Hasham witanze kuri polisi anasaba ibihembo byari guhabwa uwari kugaragaza aho yihishe. Ntakumiro umugani w'umunyarwanda. Catch me if you can. Aya ni amagambo yavuzwe n'umunyabyaha tugiye gusanga ku mwanya wa 5. Mumfate nimba mwabishobora. Aya magambo yavuzwe n'abashakishwaga na polisi. Uyu akaba ari James Logan. Uyu ni umunyabyaha dusanga ku mwanya wa 5. Sinzi niba rimwe na rimwe ujya wibaza ku kibazo cy'ibintu abantu bamwe na bamwe batekereza cyangwa se bitewe n'ibyo bakoze. Niba utajya unabyibaza, iki nicyo gihe cyo kubyibaza. Mu gace ka Gwent mu gihugu cy'Ubwongereza, polisi yagize itya ishyira itangazo ku rubuga rwa Facebook iri gushakisha umusore witwa James Logan. Iri gushakishwa yahise asubiza polisi muri comment kuri iryo tangazo mu magambo y'Icyongereza agira ati Catch me if you can, bisobanuye ngo mumfate nimba mwabishobora. Nyuma y'igihe gito yaje gufatwa aranafungwa. Uyu nawe wavuga ko yizize ntiyababeshya. Umwanya wa nyuma, umwanya wa 6, uyu we yasize ikimenyetso kidasibangana ubwo yasigaga umwana aho yari yibye. Wowe nyumva singushishikariza kwiba, ariko niba uteganya kubikora uzabyitondere, ushobora kwisanga mu byago biruta ibyo wahungaga. Ari nabyo byabaye kuri uyu mugabo. Umugabo umwe wo mu Budage yibye mu isoko cyangwa se bita supermarché, ariko polisi ntiyiriwe igorana nawe kuko yasize ikimenyetso simusiga ndetse cyashoboraga no gutuma agaruka aho ngaho. Uyu mugabo akimara kwiba yahise ava mu isoko. Polisi ntiyamufata, ariko ku bw'ibyago yibagiriye umwana we w'imyaka 8. Ubwo polisi yahise yanga kwirirwa igorana nawe. Nyuma umugabo yagarutse gufata umwana we, maze polisi nayo ihita imucakirira amutwara. Ibyo by'abanyabyaha b'udushya bagize imyitwarire ihabanye cyane n'ibyo umuntu yakabaye akeka ko bari gukora. Hari umuntu wakoze icyaha cyangwa se wagize imyitwarire iri mu cyaha. Hari umuntu wakoze icyaha cyangwa wagize imyitwarire ari mu cyaha, aho kugira ngo bikubabaze ukabona ahubwo bisekeje. Ngayo nguko abagezagaho abanyabyaha bagiye bakora ibintu bitangaje ariko kandi binasekeje mu gihe babaga bari gukekwaho ibyaha ndetse bari gushakishwa. Iki cyari ikiganiro Menya iyo biva. Ugikurikira unyuze kuri YouTube channel kuri Kubu TV. Ugitegurirwa kandi ukakigezwaho nanjye Eugene Kubwimana. Kwibutsa gukora subscribe nimba utarayikora kugira ngo utazajya ucikwa n'ibindi biganiro tugutegurira. Duhore ubutaha.